reba iyi domboro ukuntu idoze, iyo uyambaye ntago ibishwa amaraye. Iyi yanjye igizwe n'ibipesu 25. Yes, ikaze kuri mwebwe mukunda gukurikirana Fofo TV show, ari wowe uhageze bwa mbere ndetse nawe usanzwe utureba. Hano twerekana amamodeli y'ibitenge byiza bigezweho, ndetse n'imyenda ushobora kudodeshamo myiza wakambara wifashishije ibyo bitenge, yaba ibiciriritse yaba n'ibidaciriritse. Ndi kumwe na Florence kuri kamera, nanjye nitwa Gilbert. Florence yaje ngo abitwereke nk'uko asanzwe abikora, ariko buri munsi abazanira agashya. Tuguhaye ikaze kuri kamera za Fofo TV show. Urakoze cyane Gilbert. Ndabasuje abadukurikiranye hano kuri Fofo TV show. Tuje kukwereka amaribaya meza wadodesha, ngende nkubwira n'ubwoko bw'ibitenge wakenyeraho. Nimba wakenyeraho ibitenge bibiri cyangwa se wakenyeraho igitenge kimwe, ku buryo wabisanisha ukaba uberewe cyane. Kadusaba utarakora subscribe hano kuri Fofo TV show, akore subscribe, mujye mukora like na comment. Yibuke no gusharinga ino video ku bantu. Niba ari umudamu ayisharinge mugenzi we kugira ngo ayibone, abone ibyo atarazi, nawe ajye abasha kwambara berwe, ajye gusenga ameze neza cyane. Ahangaha duhafite akaribaya keza gafitemo uruteranyirizo mo hano hagati. Ahangaha hakaba harimo akadinda, harimo idinda. Iyi modeli ku bantu banini no ku bantu batoya yababera, kandi ushobora kwikenyeraho igitenge kimwe. Reka mbereke n'indi modeli mashire. Akira. Okay, ahangaha rero tubafitiye n'irindi ribaya ryiza cyane, naryo rifitemo uruteranyirizo, ariko dore ahangaha irageretse. Uba wagira ngo ni ikanzu. Wagira ngo ni ikanzu. Hajya n'agakanzu, ariko ni keza cyane ku bantu bafite mu nda hanini. Iyi ribaya ibasha guhisha mu nda. Reba ahangaha iteranyirijeho, ifite kuntu ipasuyeho, ntago imbere yaho hafatanye. Ndizera ko ubibonye. Iyi ngiyi ifite utuboko dutoya ku bantu banini no ku bantu batoya. Ngo nimpindure mbereke n'inyuma. Ego inyuma dore kuntu bimeze. Aho ni inyuma cyane imbere. Ahangaha ni inyuma. Ahangaha inyuma idoze mu buryo busanzwe, ho ntago igeretse. Basobanurira aho ngaho beretse hajya mu mugongo cyangwa hajya imbere? Ahangaha hajya inyuma shire, hajya mu mugongo. Ahangaha kandi ntago ho haba hageretse. Haba hageretse aho imbere. Ako kantu gapasuye ndetse hanageretse niho hagomba kujya hano imbere. Hajya imbere kugira ngo umuntu nimba afite igifu kinini karahisha igifu kinini ntihagere n'umwe. Ningi ushaka kwikenyeraho igitenge kimwe, atari kwa kundi naberetse bagereka igitenge kimwe. Abagabo batambara ibitenge baragowe. Kirabereka n'iki ngiki. Iki ngiki ni modeli zitaratse, izi ngisi duhereyeho. N'iyi ngiyi nayo ni modeli nziza, imbere ntago igeretse, ariko ifite kuntu hacishijeho akariba, ukaba wagira ngo irageretse kandi igize gute itageretse ku bantu banini. Reba utuboko twayo, ifite ututape dutatu tugerekeranye. Uramutse hari ribaya ushimyemo, dore n'inyuma ni imashini. Reka mbereke n'irindi. Wow, aha tugeze ku iribaya ryiza cyane rigezweho nshuti yanjye. Ese we ko mbona wagira ngo ntabwo ari wowe ubyambara? Dore hariho iribaya ryiza cyane rigezweho. Reba amaboko y'iri ribaya. Ushaka kudodesha iribaya rigezweho kandi riri kuri taye. Iri ribaya riri kuri taye, waridodesha. Amaribaya nk'aya ngaya niyo nagiye mbabwira ko ushobora gukenyeraho ibitenge bibiri, kubera ko aba ari kuri taye. Reka nkwereke n'inyuma, uramutse urishimye ukaba ushaka kuridodesha. Ahangaha iyi vora iriho urabona ko isatuye idafatanye. Aha ni imashini nyine
mu buryo busanzwe. nko mu mugongo ukuntu haba hameze ku bantu baba bambara imyenda nk'iyo ngiyo. Yego, ni imyenda myiza cyane, nahaberetse inyuma naho harasatuye nyine. Ahangaha ni imashini bisanzwe kandi naho bagashyiraho intuzi. tujya ku wundi mwenda wa nyuma, tubibutse ko iyi video wigeze uheruka kubereka ibitenge byadozwemo ano maribaya nyine. Urumva tugiye kubereka undi mwenda wa nyuma nawo ukomeye kandi ukoze neza cyane. Tubereke n'utu tuntu. Hano hari modeli idasanzwe bakunzi ba Fofo, duhari ku bwanyu. Hari modeli nziza cyane idasanzwe kandi iri simple. Sinzi ko hano kuri kamera murabasha kubibona. Ngiye kwereka ukuntu idoze nawe ku buryo wabasha kuyidodeshereza. Reba hano hantu bihurira. Hano harimo igipesu, ahangaha naho harimo igipesu, ariko uri kubona ko ari ahantu bihurira. N'ahangaha reba hano ku maboko. Reba ku maboko ukuntu ikoze, isa nkaho harimo dinda ku kuboko, hariho n'igipesu. Kandi iyi modeli iyo yambaye, abantu mujya mundeba ntega ibitenge, ifite ukuntu isa nkaho ihagaze ahangaha ku rutugu. Si mujya mubibona? Ndetse bibutse ko ari na cya gitenge gishashagirana. Iyi niyo mareba. Ntago aricyo cya nyuma iki ngiki. Reba ukuntu hano inyuma kimeze. Nyine ni igitenge kiri kuri tayi kandi cyiza, cyabera buri muntu wese, n'amaboko magufiya. Uramutse rero ugishimye, reka ngire gutya, wagenda ukwereka umutayeri, rya screenshot, ugende wereka umutayeri akikudodera. Ni cyiza cyane. Akamwereka video. Wamwereka video pe, kibera abantu nshuti zanjye. Noneho rero reka tubereke indi modeli yambarwa n'abantu banini, batoya, kandi n'ukuri bakaba baberewe. Ubwo iki ni cyo cya nyuma ahubwo. Iki ni cyo cya nyuma. Dore ikindi gitenge mbazaniye, dombolo. Murabizi modeli bita dombolo. Iyi niyo dombolo, niyo twise dombolo. Ni igitenge kibera umuntu wese, yaba munini yaba mutoya. Ushobora kudodesha akadombolo kawe keza. Abantu mubishaka mumbwire, mwandike muri comment, nzabazanire amadombolo atandukanye. Hari utumodeli twiza tw'amadombolo wadodesha kandi ukaba uberewe. Reba iyi dombolo ukuntu idoze, iyo uyambaye ntago ibijwe amaraye. Hari igihe bakudodera ikintu ukabona mbese ubuze forme, ariko iyi ngireba. Kanyegereze kamera urebe, hano huzuyeho ibipesu hejuru. Si ngombwa kumenya umubare, ahubwo biterwa n'ingano y'umuntu, sibyo? Oya, jire hose huzuyeho ibipesu n'inyuma. Nanone ubaye uri mutoya hejuru, umuntu ashobora kwibaza ngo hariho umubare ungana ute w'ibipesu kandi atabibara kuri kamera. Ahubwo biterwa n'ingano y'umuntu. Iyi video ntigenewe umutayeri cyangwa umuntu ujya kudodesha, igenewe buri umwe wese, yaba umugabo yaba umugore, yaba udoda yaba utadoda, kugira ngo niba ubibonye uzi ko uri umugabo ukaba ufite umugore, ukashaka kumudodeshereza utuntu twiza, cyangwa se ukaba uzi ko mwenda gukora urugendo ariko azadodesha, umwereke no video kugira ngo nawe azabashe kudodesha ibintu bigezweho. Dore hano harimo igipesu kinini mo hagati. Iyi yanjye igizwe n'ibipesu 25. Ku bantu muzi kubara namwe mwabibara, mise mbibara turi gutya kuri kamera. Ni ibipesu 25, ariko urabona ko kagiye kabamo utuntu dusa nk'utudinda ukuntu, kugira ngo idataraka cyane. Rero izi nizo modeli nari nabahitiyemo. Reka mbashimire abantu mwankurikiranye tukabana muri zino video. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Utarakora subscribe nayikore kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro by'ubwenge tugira hano kuri Fofo TV show. Ndabakunda. Rakoze Jire kubana natwe. Ndagushimiye cyane. Imana ijye iguha umugisha ku tuntu dushyashya uhora uzanira abanyarwanda, abantu bakurikira Fofo TV show. Waba uhageze bwa mbere, waba usanzwe ugera hano kuri Fofo TV show,
ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo hatazajya hagira akantu na kamwe kagucika. Iyo ukanze like bituma video igera kure cyane n'abandi bakayibona, cyane cyane abadamu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha namwe.